yagiye neza nk'abakiranutse. Hari abantu babivuze mu buryo butandukanye, bamwe bavuga ngo agiye muri dushe ngo anyereramo, abantu nyine mu rupfu, abantu bavuga ibintu byinshi. Abantu benshi ntabwo yaguyemo ntabwo yaguye. Abantu benshi bavuga ibitandukanye bitewe nuko babyumva cyane iki, ariko ntabwo yigeze agwa muri dushe. Ngiye yarampamagaye ndamufata neza mutereka ku ruhande kuko nyine ari kumva akazungera yahomye gutya. Ndangije nyine ndamufata mutereka ku ruhande, niho nafashe umukobwa tumujyana mu cyumba, duhamagaza imodoka, tugeze kwa muganga baratubwira ati byarangiye. Kubyakira biragoye, ariko ibyo ngibyo nyine bavuze ibyo ni ibisanzwe, ukuri ni uko nguko. Aba rero aratabarutse, birumvikana. Ni ukuvuga ngo amagambo ya nyuma wibuka mwavuganye ni ukukubwira ko akunda umwana, kukubwira ko yumva amukumbuye. Byavuye mu mbaraga z'amasengesho, byavuye mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho, ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya. Harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe. Mu mbaraga z'amasengesho, ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya. Harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho. Nanjye ndamutse mpfuye byagenda ute? Ndavuga ati oya, ntabwo wagenda, ahubwo ninjye uzagenda mbere yawe. Kuko njyewe nabyiyumvagamo ko njye ushobora kugenda, ko bari banarabimanuriye. Njye bari barabimanuriye bandanga ku munsi wa nyuma irubona ngiye gushyingirwa. Bari baraguhanuriye ko yuko ngiye gupfa. Washize akanya warambi na Gisele tuzamubona, tuzahurira mu gitaramo. Nukuri nta gushidikanya. So namwihanganisha nkambwira nti Gisele ari mu ijuru. Aha turi niwe Inosa yatwakiriye, turi gutarama tuvuga ku buzima bwa Gisele. Mu kanya naganiraga na Soso ambwira ko abantu bageze muri 4, Soso ni mukuru we, bamaze kumubwira bamubwira bati twarose Gisele, atubwira ngo udusuhurize Soso, umubwira iti meze neza. Abo bantu 4 batandukanye batuye mu bice bitandukanye. Soso umukanya nibyo twarimo tuganira nawe. So navuga ko Gisele arahari, ntabwo atuvuyemo ku mubiri ariko mu mwuka. Itorero ry'Imana Gisele arimo, kandi igitaramo aragikomeje. Hari indirimbo namwandikiye yitwa ngo uyu mwana w'intama tuzaririmba n'indirimbo. Umwana w'intama tuzaririmba n'indirimbo. Uyu mwana w'intama, mbega ihuriro, mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na Satani ndetse mbega ihuriro, mbega ihuriro ry'abera bose
bavuye mu isi banesheje isi na satani. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zigiye zitandukanye. Mwarabibonye, mwabikurikiye ku Iyobokamana TV mu buryo butandukanye, kuva twakumva inkuru yo gutabaruka k'umukozi w'Imana Gisele Precious yakoreye Imana mu buryo butandukanye, yitabiriye ibitaramo bigiye bitandukanye. Ni ukuri igihe cye yamaze mu isi yagikoresheje neza, mu by'ukuri atashye nyine nk'umukiranutsi w'Imana. Twabaye rero mu muhango wose wo kumuherekeza bwa nyuma. Mu by'ukuri aha abantu bari baturutse imihanda myinshi, yewe hari n'abaturutse mu bihugu bitandukanye nko muri Uganda, muri korali yahoze aririmbamo. Abantu benshi bababajwe n'iyi nkuru, ariko nyine njya nkunda kubwira abantu iyo ndi gukora inkuru nk'izi ngizi, ndirimba ya korasi y'abarokore ivuga ngo tuzabona batubanjirije iyo kubw'ibyo rero turi kumwe n'umutware wa Gisele Precious, kugira ngo tuganire gatoya, kugira ngo abashe no kuza gushimira abantu. Uyu muhango yawubonye gute? Hari abantu mu by'ukuri bamutunguye mu kumubona, kuko ashobora kuba atari expectingaga kazabona uruvunganzoka rw'abantu bangana kuriya. Reka tumwakire ku Iyobokamana TV kugira ngo tuganire. Mwiriwe neza kandi muraho ni mukomere. Yego murakoze. Tubaha ikaze ku Iyobokamana TV, muribwira abantu badukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kubana nawe mu kiganiro. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Innocent, vuka mu karere ka Rubavu, ahantu bita kuri Brasserie. Twavutse turi abana batatu, kuri mama na papa, ariko papa we yaje kwitaba Imana, dusigara turi abo bana batatu. Ariko nyuma yaho undi naza kwitaba Imana, tubyiruka turi abana babiri, ubwo ni mushiki wanjye. Ubwo buzima nibwo twabayemo nyine, ko twakuze ari mama uturera muri urwo rugendo rw'ubuzima. Niwe watubaye hafi, aratwigisha, adukorera buri kimwe, kugeza ubwo nanjye aho nari ngeze mfite urugo rwanjye. Ntacyo atakoze, yaragerageje mu bushobozi bwiwe arandera. Ubwo nanjye ubwo nari maze kuba umutware mfite urugo rwanjye, uretse ibibazo byabaye nyine. Reka tukubwire ngo komeza kwihangana. Mbere gato wenda yuko tugera ku byo gushimira abantu uburyo bahagararanye nawe muri uyu muhango, uranyemerera mbanze nsubira inyuma gatoya kuri Gisele Precious, kukubaza ngo Gisele Precious yari muntu ki kuri wowe? Ni ikibazo gikomeye kitanoroshye, ariko kandi gishoboka kugisubiza. Yari umufasha wawe birumvikana, yari mama w'umwana agusigiye ufite, harya buriya afite ukwezira, nibyo? Afite ukwezi n'iminsi irenga 5. Ukwezi nk'iminsi 5. Gisele, mbere wenda yo kubana mwamenyanye gute? We umuntu, amateka y'urukundo rwawe nawe, mwamaze igihe kingana iki muri mu rukundo, muza gufata umwanzuro wo gushakana? Aho gatoya wenda, ntabwo ushaka ko uri buze kurambura ibintu byinshi kugira ngo ntaza kutuma ufatwa n'amarangamutima cyane, nubwo n'ubundi byoroshe mu bintu nk'ibi kuyahisha, ariko basi turagenda wenda dukoma kuri buri ngingo ho gatoya. Mwamenyanye gute bura na Gisele wenda nyakwigendera? Yego murakoze. Gisele tumenyana bwa mbere, twamenyaniye i Kigali, nayo nagiye kuririmba kuko ba muri korali Herimoni. Twamenyanye tukiri abanyeshuri, icyo gihe twari twagiye kuririmba i Kigali. Turangije kuririmba nyine tubona abantu baje kudusuhuza, tumenyana n'ucyo. Mu rugo kumenyana, naramubonye nyine, mbona ni umwana mwiza, nza kumusaba urukundo nyuma muri 2013, aranyemerera
ko nawe ubwe yari yambwiye ko yankunze kuko hari igihe abantu nyine bahura bagashimana. Urwo rugendo rero nirwo twabanyemo icyo gihe muri 2013 ko aho yageze naho ajya kwiga muri Uganda naho twari tugikundanye, ariko hari igihe byabagaho nyine tugasa naho tubaye kure ko kubangera kwa distance ko nge ndi Rubavu nawe akaba ari i Kigali, akaza kubamo nyine icyo cyuho cyo kutavugana n'iki, ariko twabanye mu rugendo rw'imyaka 9 kuko niho twaje kugera aho ngaho tuza gufata umwanzuro wo kubana nyuma muri 2021 nibwo twashinze urugo. Umwaka urangira kwa 12 tariki 18 niho twakoze mariage. Muri uko gukora mariage yarankundaga nanjye mukunda, yarasoneye byinshi ku buzima bwanjye. Gisele yari mama, yari papa, yari umufasha wanjye, n'ibirenze ibyo ngibyo yari n'inshuti yanjye kuko twicaraga tukajya inama buri kimwe cyose. Gisele yageragezaga kunyubaha nk'umutware wiwe, tukaganira tukajya inama ikintu tugiye gukora cyose. Ye nawe yaba afite ibitekerezo akaza tukabisharinga. Kwa dufite imishinga myinshi ko nungu yambwiye ati tugomba kubyara abana tukabatoza gusenga bakaririmba. Inzira nziza nawe yabagamo ni nayo yifuzaga yuko n'abana bacu bazabamo. Mu by'ukuri Gisele yari byose ku buzima bwanjye. Icyo gihe mumenyana hari imbarutso yaba yaratewe n'umuziki? Urumva wari muri korali nawe niba yaratangiye kuririmba muri icyo gihe, wamubonye nk'umukristo gusa yararirimbye? Hari aho iyi mpano yiwe ifitanye wenda n'icyari cyagukuriye kumukunda? Oya, ntaho bihuriye kuko icyo gihe ntabwo yaratangira. Sinzi niba yaranaririmbaga, ariko icyo gihe muri 2013 yarataratangira, ntabwo yaratangira ubuhanzi bwiye kuko ubuhanzi yabutangiye muri 2018. Urumva icyo gihe ntabwo yari umuhanzi ku giti cyiwe, gusa ko yaririmbaga nyine nk'uko natwe turirimba mu makorali bisanzwe. Ariko ntabwo ari icyo ngicyo cyangwa yaririmbaga muri korali Maranatha ya Rukiriye. Kuko nabonye ejo hari abo twaganiriye bayo bambwira ko aribo bamureze aririmbamo. Icyo gihe ngira ngo Harmoni niho yari yasohokeye. Oya, twasohokeye mu Gatsata. Mu Gatsata. Muba murakoze mariage. Ubu hari ikibazo uri kwibaza, ndabizi ntabwo kijya kibura cyane cyane ku barokore iyo ibintu nk'ibi bibaye bitunguranye umuntu atarigeze abye expectinga. Dore ko iyo tugiye gushaka abarokore ya rukundo dusenga Imana ikatwemeza, umusore ikamwemeza wani umuntu wawe nuriya, n'umukobwa ikamwemeza ati umugabo wawe nuriya, ku buryo ufite amabanga mu buryo bw'umwuka cyangwa mu isi y'umwuka. Inosa hari ikibazo abantu bakunda kwibaza, cyane cyane abarokore nkatwe cyangwa n'abandi bantu. Iyo umuntu agize ingorane nk'izi ngizi, urupfu rukaza gutya rutunguranye bene aka kageni, umuntu abatikiriza ibintu byinshi. Abana Imana mbere yuko nshaka wari wambwiye ibi nibi ko yari we mufasha wanjye, uzaduha urugo rw'amahoro, tuzabana amahoro. Memu nawe ntabwo nk'umukobwa w'umurokore, umukobwa wo kwa pasteur yari gupfa kubijyamo gutyo atabizi, atabanje kubona icyo bita confirmation y'Imana. Icyo umuntu cyo yagishidikanya. None uri kwibaza rero, ese Mana burya wari ubizi ko azaza tukabyarana umwana yagera mu kwezi n'ibyumweru, mama wagatabaruka y'amasezerano naharangiriye? Ibyo bintu uri kubitekerezaho iki? Wenda reka bari cyo uko nkubaza muri makeya. Biragoye, ariko ntawavuguruza imigambi y'Imana. Niko bimeze. Kandi Imana ikora ibyo ishatse mu gihe cyayo.
kuko Yobu nawe ubwe yarageragejwe, aza kubura abe, abura ibintu byiwe, ariko ntekereza ku iherezo nyine hari icyo Imana yamukoreye kandi hari n'ikindi yamushumbushije. Ubundi Imana ikibidushakaho ni ubugingo. Turi muri iyi si, kandi iyi si ntekereza yuko igoswe n'imyuka mibi, kuko Satani ajya kuva mu ijuru Imana aravuze ati ugwishije isi ugwishije ishyano wasiwe, ubwo Satani akumanukiye. Ubwo Satani akumanukiye. Ubwo rero turi muri iyi si, iyi si imyuka mibi nyine ibiriho, kandi natwe ubwacu ntabwo turi abacubwa ati ngo twigenge. Niko bimeze. Mu by'ukuri ntekerezaho ko ibintu byose biba mu muteguro w'Imana, kandi ntiwabaza Imana ati ni ukubera iki ukoze ibi ngibi. Ntekereza icyo Imana ibidushakaho ni ugukiranuka, twarangiza tukabana neza n'abantu, ku buryo nidutabaruka tuzatabaruka amahoro. Amasezerano umuntu ashobora kuyahabwa, ariko bitewe n'umugambi w'Imana ikavuga ati no, ndagucyuye ngwino, igihe cyawe ni iki. Ariko ibidufiteho imigambi myiza ku basigaye, ntekereza hari Gisele yari umufasha mwiza, hari ibintu byinshi ntekereza ko ibyo adakoze Imana izanshoboza, ajye izanshoboza nanjye bashe kubikora. Nshobora no kutabikora n'umwana wacu akaba yabikora. Niko bimeze. Amasezerano njye ntekereza ko yari ay'umuryango, cyangwa se nta n'uwabitindaho, kuko Imana nta wayibaza ati kuki wakoze iki ngiki. Icyo tusaba Imana ni ukwakira ikintu niba cyabaye, gusa ko icyo tuba twizeye ni uko umuntu aba yabonye ubugingo buhoraho. Hari ikintu bita gutungurana mu isi y'umwuka ibigaragara, ariko hari gutungurwa mu isi y'umubiri, umuntu agatabaruka, abantu amatwi agacura injereri nk'uku, ariko wakwinjira mu isi y'umwuka ukabona hari ibintu Imana yagiye yicamo amarenga, wenda umuntu ntahita amenya Imana ivuze iki, ahubwo akabimenya ari uko bibaye. Ibyo bintu mbere y'uko Gisele Precious nk'umufasha wawe atabaruka, hari amarenga Imana yaba yaraguciraga ariko ntubishyikire, ariko ukavuga ati burya disi Imana, tumukiranutsi w'Imana ntajya atungurwa, ati burya byamarenga nicyo yavugaga. Kuri ibyo ngibyo, ku marenga ntanjye nabimubonagaho, kawe ubwe nawe ubwe yakundaga gusenga. Hari igihe nabaga nagiye nko mu kazi nyine, akajya nko gusenga nyine mu magurupe, kuko akenshi agiye twagiraga n'umwanya wo kwicara anyigisha ijambo ry'Imana, yarangiza tukaririmba. Muri icyo gihe yagiye gusenga, baramubwira ati kuko yari avuye hanze muri Tanzania, avuye gukora karitaviyo, ageze inaha nyine kuko byari byanze, agiye gusenga, Imana yamubwira ati ibyo urimo nyine ntabwo ari byo, ahubwo njyewe mukatishirije indege yihuse. Kumubwira utyo, kuko nyine wumva twari dufite nyine ishyaka n'umwete, twumva nyine uko tugomba kuba neza nka famiye, dushaka nyine kwavansa mu buzima, twashaka kujya hanze nka famiye, kugira mu buryo bw'imibereho. Twe nyine bitewe n'iyo ntego tukavuga ati, kandi wumva yari no mu buryo bwo kuzamuka kugira dukomeze dukorere Imana, ariko dushaka n'imibereho. Twumva nyine yuko ari muri izo nzira bigiye gucamo, ariko iyo ndege yihuse ntabwo twari tuzi yuko ari iyi ngiyi. Urumva rero Imana ntekereza yuko ikora ibyo ishatse nyine, kandi mu gihe yateguye. Kuko nanjye ubwanjye ari igihe twaganiye muri iyi minsi ishize, ntabwo nari ndi kujya mu kazi, kuko nakoraga muri Kongo, ni ibintu byanjye nkora,
ariko ndagenda nkasapurayinga abantu bakampereza amafaranga nyuma. Ariko muri iyi minsi nyine bitewe no kuba mu bitaro kuko twabayemo igihe kirekire bitewe n'umwana kuko yavutse igihe kitageze muri kuveze. Urumva umwana za sonde bomboni yabaga bikuraho. Twe rero ikintu twavuze ati no, umwana wacu ntadushaka kumubura, reka tumube hafi. Mwicara aho ngaho, urumva madamu wanjye bari bamubaze, nta mbaraga yari afite, igisebe n'ibiki byose urumva byari bigoye. Nkagenda kuri kuveze nkicara aho ngaho nkaharara, we akaza kuko nyine amashereka yarakamaga bakanyuza muri sonde, bigasaba yuko aza agakama, yarangiza gukama tukanyuza muri sonde kuko twari dufite ibipimo baduhaye abaganga. Nkarara nicaye aho ngaho, yaza aje gukamira umwana no kugira ute, nkagenda nkafunga nk'amaso nyine nk'iminota ingahe nkagaruka. Urumva twamazemo hafi nk'ibyumweru 2 birengaho iminsi. Muri icyo gihe niho we nyine arebye aravuga kuko hari abana bapfiriyemo hariya, akavuga ati no, abana birababaje kuko hari abana bagiye nyine bitewe no kutitabwaho. Ababyeyi bagenda wa mwanya bagiye kuruhuka, ugasanga nyine umwana akuyemo za sonde, amasaha yagenda nyine ugasanga umwana ageze aho yitaba Imana. Waravuga ati no, ngomba kuzakura ikintu cy'umushinga hano kugati mfasha abana ko mbona badafite kirengera, mbona hari ukuntu nyine biba bimeze. Aho mu bitaro hagiriye igitekerezo cyo kuzatangiza umushinga wo gufasha abana bavuka igihe kitageze. Ubwo rero turi kumwe, akambwira ati umwana wanjye ndamukunda, ntekereza tunataha tuza hano imuhira. Niho yambwiye ati kuko twaganiye nyine kuri famiye yabo, kuko nabo ubwabo bakuze ari imfubyi nyine, kuko umuhererezi wabo nawe yavutse, mama we nawe ahita yitaba Imana. Nibyo urumva aza ko nyine turi kumwe, aza kumbwira ngo mbese kuko twari turi kuganira nyine ku musore wari umukurikira twa Christian, turi kuganira nyine ambwira ko yagarutse mu Rwanda, ambwiraho dusitore duke, arangije arambwira ati ese ubwo nanjye ndamutse mpfuye byagenda ute? Ndavuga ati oya, ntabwo wagenda, ahubwo ninjye uzagenda mbere yawe, kuko njyewe nabyiyumvagamo ko njye ushobora kugenda, ko bari banarabimanuriye, njye bari barabimanuriye bandanga ku munsi wa nyuma irubona ngiye gushyingirwa. Bari baraguhanuriye ko yuko ngiye gupfa. Washize akanya warambwira ati no, Imana ibikuyeho. Yego ariko mu kubiganiraho nyine n'umufasha wanjye, arambwira ati icyo ukwiye kwizera, ukwiye kwizera uko ibyo bintu uko bitabaho, andemamo umutima wo kwizera yuko umuntu ashobora kuguhanurira ikintu kibi ukagitokesha mu izina rya Yesu mu kwizera, cyangwa se umuntu anaguhanuriye ibintu byiza ariko akurikije amarangamutima yo, wowe wabyizera, ibyo bintu bikaba byayirute byasohora bitewe na kwa kwizera kwawe ufite. Ubwo rero ankanije ibyo bintu, ndafata no, ninjye uzagenda mbere weho, ugomba kuzarira abana banjye kandi ukabarera neza. Kuko nari maze n'igihe nyine ntajya muri Kongo, nawe yambwiye ati so ihangane minsi mike, kuko hano twararanaga tukirirwana, urumva twararaga hamwe n'umubebe, ko yagiraga amasaha yo kumwongerezaho, yarangiza akamushyira mu gituza, umwana agasinzira, amara gusinzira nawe akabona akirambika, nanjye nkareba. Mbese twajyaga dusimburana buri masaha 3, ariko urebye niwe byibura yihitaga ku mwana, wagira ngo mbese yaragiye utaha, ko ari kureba umwana akavuga ati ndi kumva ndi gukumbura umwana wanjye, kuko umwana wacu ukuntu akunda kugira iminwa nyine ayisongora, akavuga ati ngo yo bebe wanjye ati ndamukumbuye. Ugasanga nyine arimo gutekereza ibyo ngibyo. No ku munsi wa nyuma nyine ataha, yaraje aritembeza muri salo, ajya mu gikari,
ari kumbwira ati umeze ute umutware wanjye, ari kunganiriza. Arangije uwo munsi narababaye cyane kuko twari kumwe mu cyumba. Arangije narambye ati ndumva nshaka koga. Ni nanjye wamusukiye amazi muri dushe. Nta nubwo yigeze anagwa hasi kuko yarampamagaye. Ndangije ndamufata mwegeka ku kibambasi. Ndangije mpamagara nyine ubutabazi kugira ati baze badutabare n'imodoka kugira ati tumugeze ku bitaro. Ariko ntekereza yuko yagiye neza nk'abakiranutse. Hari abantu babivuze mu buryo butandukanye, bamwe bavuga ngo agiye muri dushe ngo anyereramo. Abantu nyine mu rupfu abantu bavuga ibintu byinshi. Abantu benshi ntabwo yaguyemo ntabwo yaguye. Abantu benshi bavuga ibitandukanye bitewe n'uko babyumva cyane iki, ariko ntabwo yigeze agwa muri dushe. Ngiye yarampamagaye ndamufata neza mutereka ku ruhande kuko nyine ari kumva akazungera yahomye gucya. Ndangije nyine ndamufata mutereka ku ruhande, niho nafashe umukobwa tumujyana mu cyumba, duhamagaza imodoka. Tugeze kwa muganga baratubwira ati byarangiye. Kubyakira biragoye, ariko ibyo ngibyo nyine bavuze ibyo ni ibisanzwe. Ukuri ni uko nguko. Aba rero aratabarutse birumvikana. Ni ukuvuga ngo amagambo ya nyuma wibuka mwavuganye ni ukukubwira ko akunda umwana, kukubwira ko yumva amukumbuye. Kuko ni ibyo ngibyo yambwiraga ati wihangane kuko urumva njye nari nshaka kuba nasubira mu kazi. Ndi kumubwira ati nyine abantu nahaye ibicuruzwa ntabwo barampereza amafaranga ngo ati nohereze ibindi. Arangije arambwira ati ihangane ibintu biragenda neza kandi ntiwihutire ibi ngibi. Ikiyihutirwa ni umwana wacu, nuko tugomba kumwitaho kuko ku cyumweru umwana yari ameze nabi. Nawe yabaye nabi, yazanye utugripe, ari kuzana n'amacandwe mu kanwa. Arampamagara nyine umwana tumujyana kwa muganga. Tumugejeje abaganga bamurebye baravuga ati nta kibazo afite kuko numva umwana yavukanye ikiro kimwe n'amagarama 750. Ariko tugeze kwa muganga aratubwira ati amaze kugira mu biro 2 hafi na 600. Gisele arishima aravuga ati umwana wanjye ati azabaho neza. Ati aka kanya yahise agira ibi biro biteye nyine nawe yarafite ishaka kuko yageragezaga kwita ku mwana cyane. Ntekereza ubwo nawe muri we yarazi ko agiye kumusiga kuko yavuga ati njye no umwana wanjye agomba kubaho. By'ukuri asigiye urwibutso. Ntekereza ko umwana wanjye nawe tugomba kubana hafi kuko kugira ishusho ya mama we nanjye ikomeze ingumeho. Bebe wanjye nawe ndamukunda. Dore sana no gukomeza kwihangana. Hari idea cyangwa igitekerezo cyaturutse kuboko kwa muganga kwa iriya project. Uno mwana nawe papa usigaye uriya mushinga urakomeye. Yari yatekereje kujya yita ku bana bavuka batujuje igihe. Kubwira ngo uratekereza yuko uwo mushinga urangiranye nawe, cyangwa uratekereza ko uyu mwana usizwe, cyangwa nawe uyu mushinga iki gitekerezo kizakomeza, cyangwa ushobora kuba umushinga uzakomera bitewe n'imibereho imivukire y'uyu mwana, uburyo asizwe na mama we gutya. Wumva uno mwana aramutse akuze, uno mushinga mama yagize mu ivuka rye ushobora kumwamfurusa kuwukomeza? Urumva mama we nk'uko ari yabitekereje kandi yabigizemo icyifuzo, nanjye ubwanjye numva ko byakomeza. Urumva we ukuntu uwo mushinga yarimo kuvuga ukuntu yakora, yavuga ko yajya akora ibiterane. Support ibonetse akayijyana muri uwo mushinga. Ntekereza ko mu bushobozi hari Imana izaduha. Ngiye ntabwo ndi umuhanzi ngo ndakoresha igiterane, ariko ashobora kuba ari nk'inshuti ziwe cyane iki bikunze ku buryo twakomeza muri iyo projet. Yego, yaratarayiha izina? Yaratarayiha izina? No, ntabwo yarayiha izina, ariko
yari yo gufasha abana nyine abana bavuka batagejeje igihe. Okay. Reka noneho tujye ku muhango rero nyirizina wo kumuherekeza bwa nyuma kugira ngo naza no kugutindana cyane kuri kamera, dore ko ntabwo byoroshye, abantu barabibona ko ari igihe bikomeye kuko turimo turaganira cyangwa tugusuye nyuma y'umunsi umwe nyine habaye umuhango wo gushyingura uwahoze ari umufasha wawe Gisele Precious. Ba mutima zawe ni izihe? Ni icyo ubwira abantu baje muri uyu muhango, abakore na hafi bafite ukuntu bakubaye kure uko byagenda kose, ku buryo utabura kugira icyo babwira nk'ishimwe cyangwa nko kuzirikana ineza bagize bakifatanya nawe mu muhango wo guherekeza uwari umugore wawe? Ni iki wababwira? Icyo nababwira no kubashimira, bashimira ku bwitange bakoze kose, bamfata mu mugongo baza guherekeza inshuti yanjye umufasha wanjye Gisele. Mbashimira cyane. Hari abaturutse muri Uganda, hari abaturutse i Kigali, hari abaturutse i Cyangugu, i Rubavu na Musanze, ahantu hose mu mpera zose z'igihugu. Ndabashimira baririmbyi baririmbanye, abapasitori, abakuru b'amatorero n'inshuti ziwe biganye, bose ndabashimiye. Imana ibaha umugisha, bangaragarije igikorwa cyiza, banyeretse ko bandi inyuma. By'ukuri bankora ikintu nanjye ubwaye cyankoze ku mutima, ndavuga ati iyaba nanjye napfa gucya mpapfa nkiranutse, kuko urupfu rw'abera rusiga ubutumwa kuri iyi si. Rusiga ubutumwa. Ntekereza ko hari ubutumwa bwinshi urupfu rusize, nanjye nsaba kuzapfa nk'abera nkatabaruka amahoro, kandi Imana ibamera umugisha. Mbasaba ko bakomeza kutuba hafi. Muri iyi si turi abagenzi, ejo nanjye nzataha n'undi yataha, ariko message natanga ni uko twahora twiyeje mu mitima yacu kandi tukabana n'abantu bose amahoro, kugira tuzasiga inkuru nziza ku musozi, kandi kugira ati tuzabone n'abatuvuga ibyiza, kugira mu bwami bwo mu ijuru tuzabane amahoro. Gisele, Imana imwakire mu ijuru, ndamukunda nawe ndifuza kuzagerayo tukabonana. Umva ari ibyo ngizo navuga. Yego, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Bantu mwese ba hafi na kure babanye na Innocent mukamuba hafi mu muhango wo guherekeza wa Gisele Precious uhoza ari umufasha we, aratuye aravuga ngo Imana itakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora, ngo ibahereze umugisha cyane. Nimutagwisana ngo ntabwo muzabura kubona umusaruro w'ubwitange bwanyu guturuka hirya no hino, abatanze amafaranga, abatanze igihe cyabo, abatanze inama, abatanze ibitekerezo, mwese nukuri ngo arabashimiye cyane. Mwamukoze ku mutima. Ari itsinda ngo ryaririmbanaga na Gisele Precious, abahanzi batandukanye guturuka mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino, abanyeshuri biganye, abakozi b'Imana, abapasteri mu itorero rya ADPR ngo n'itorero rya ADPR muri rusange. Mwese ibikorwa byanyu mwakoze nukuri ngo Imana ibibahera umugisha. Niko uyu mutware wa Gisele Precious ababwiye ngo Imana ikomeze kubafasha kandi akabasaba inkunga yo gukomeza kumuba hafi kugira ngo abashe kurera umwana asize mu buryo butandukanye. Turibuze kwandika nimero yo ku kiganiro dukoranye kugira ngo tuzanagaruka kandi kumusura vuba cyane turi kumwe n'abandi bantu, kuko ndabizi yuko Iyobokamana TV uyu muhango twawubayemo, twagerageje kuwubereka, twagerageje kuba hafi muri wo. Mu by'ukuri Innocent tuzaza kugusura vuba cyane, ndi kumwe n'abandi bantu batandukanye dusanzwe dukorana ibikorwa nk'ibi ngibi. Ntabwo tugutaye, tuzakomeza tukuba hafi rwose. Icyo ngicyo ndakikwemereye. Mu bantu twazanye rero gusura umutwari wa Gisele Precious nyuma yo gushyingura Gisele harimo na Isakari n'Ijabo. N'umuntu nzi yuko bagiye babana mu buryo butandukanye n'uyu munyakwigendera, ndetse isa nk'uko
kuko asanzwe ari umwanditsi w'indirimbo, hari n'indirimbo ashobora kuba yaramwandikiye wenda. Ayisa, reka tukubaze imbamutima zawe ku rupfu rwa Gisele, niki wabwira umutware we usizwe ndetse n'umwana wenda muri make? Murakoze Jo, ni ibintu by'ukuri byaje bitubabaje. Ngiye nkimera kumenya inkuru ya Gisele mbere na mbere, nayimenye ndi mu mujyi hariya rwagati i Kigali, ndi munsi ya T2000. Nari kumwe n'abaririmbyi ba Shalom, hari witwa Eric, hari Innocent wo muri Shalom, ndetse hari na Charles. Iki twari mu mujyi turimo dukomentinga kuri concert ya Gisele, tuvuga ukuntu yari imeze. Hari concert yari yarebereye i Rubavu, umwe mu ma concert yabaye meza cyane muri aka karere yo kuramya no guhimbaza Imana. Ninjye na MC icyo gihe. Concert igenda neza, turi kuvuga ukuntu ba Alexis Dusabe barimo, tuvuga ukuntu ba Simon Kabera barimo, tuvuga amakwari nka Bethlehem zose ukuntu zagiye ziririmba. Turimo turabiganiraho turi aho ngaho, twumva bahamagaye Innocent, aritaba ngo Gisele arapfuye. Twicara ngo twanga kubyemera, tuvuga ibintu ntago ari byo, ntago ari byo. Gisele twari turi kuvuga, Innocent aciye ku ruhande, arasohotse, agarutse ahita atubwira ati arapfuye. Twanze kubyemera, amatelefone nyuma kuza kubyumva, kubyakira birananirana. Turyamaho mu muhanda, turicara mu muhanda kuri T2000. So biragorana cyane kubyakira. Twavuga ko ni loss ikomeye cyangwa se ni igihombo gikomeye cyane. Ijambo nari mubwiye ejo Innocent, twari kumwe mubwira uburyo nari mbanye na Gisele. Ngira ngo Innocent abantu baranatangaye kubw'ijambo yavuze, avuze ati Gisele yarimo anyigisha ubutumwa bwiza, ati yambwiye ko yakijijwe 2019. Ndatangara, abantu baratangaye cyane bitewe n'ibyo Innocent yaravuze, ariko nibyo. Gisele namwigisha ijambo ry'Imana, twiga ijambo ry'Imana ko nsanzwe nigisha Bibiliya, tuganira uburyo Imana ishaka atari uko abantu baba mu madini, ahubwo ishaka ko abantu baba muri Kristo. Ushobora kuba muri Kristo ariko uri mu idini, birumvikana n'ubundi ntaho wajya, ariko ukamenya ikirere ubarizwamo ko ari ikirere cy'abana b'Imana. So Gisele yari umwizera, twiganye ubutumwa bwiza igihe kinini cyane, twafashe amezi 4 twiga umunsi ku munsi. Ndi icyo gihe yari afite imodoka, akaza agaparika, tukiga ahantu nigishirizaga, turiga turasengana. Gisele niwe mukobwa rukumbi, twamaze amasaha 8 dusengana ahantu ku musozi, tuganira ijambo ry'Imana, dusenga, tugira ibihe bidasanzwe. So ndamusengera, yuzura umwuka wera, ajya gusengera soso mukuru we, nawe yuzura umwuka wera. So ni ibintu by'igiciro cyinshi cyane kandi bikomeye cyane. Hari abantu bakorera Imana kandi bakorera Imana mu ibanga. Ngira ngo umutware we yarabizi ibyiringiro yabaga afite, uburyo bicaraga akamuganiriza ijambo ry'Imana. Gisele yari committed ku ijambo ry'Imana, bande yarayifashe yose, bari abadamu bari abakobwa, abigisha ijambo ry'Imana, abigisha Yesu Kristo. Ko birivuga Yesu Kristo kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, nta wundi uvugwa ni Yesu Kristo. Kumumenya ni by'igiciro gikomeye cyane, ukamutunga muri wowe, agatangira kukwigisha. Ko biravuga ngo nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, bazitwa abakobwa banjye n'abahungu banjye, ngo nanjye nzitwa Imana yabo. So kumenya Kristo bitandukanye no kumenya idini. Nicyo twatandukanyaga, kumenya Kristo no kumenya idini. So namwihanganisha nkambwira nti Gisele ari mu ijuru. Aha turi niwe Innocent yatwakiriye, turi gutarama tuvuga ku buzima bwa Gisele. Mu kanya naganiraga na Soso, ambwira ko abantu bageze muri 4, Soso ni mukuru we, bamaze kumubwira, bamubwira bati twarose Gisele, atubwira ngo udusuhurize Soso, umubwira iti meze neza. Abo bantu 4 batandukanye batuye mu bice bitandukanye. Soso umukanya nibyo twarimo tuganira nawe. So navuga ko Gisele arahari, ntabwo atuvuyemo ku mubiri, ariko mu mwuka, mu itorero ry'Imana Gisele arimo, kandi igitaramo aragikomeje. Hari indirimbo namwandikiye yitwa ngo mbega urukundo, abantu baze kuyumva wenda cyangwa se uze kuyipininga aho ngaha. Avuga ko azaba ari mu gitaramo cy'abera. Ibyo bintu wenda ntabwo abantu bari babyumvise, ariko baze kuyireba. Iyo ndirimbo yitwa mbega urukundo. Yahoraga ambwira ati amashusho ndimo ndateganya. Audio yayo iri kuri YouTube channel ye? Iri kuri YouTube channel ye, yitwa mbega urukundo. Avuga ko azaba ari kuririmba mu gitaramo, abantu baze kuyumva mu gitaramo cy'abera. Tungu intambwe, ibirenge byanjye bishinze cyangwa bihagaze, intambwe zanjye zihagaze mu gitaramo cy'abaramyi, mu gitaramo cy'abera. So Gisele asize
isomo ry'umukristo, asize isomo ry'umukristo mwiza, umwizera uzi kubana n'Imana ariko kandi akaba azi no kubana n'abantu. Kuko biravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. So Gisele yarazi kubana pe kandi ntabwo yagiraga ubwoba bw'urupfu, yari umwizera, sibyo Innocent? Ntabwo yagiraga ubwoba bw'urupfu. Ngira ngo hari icyo yakubwiye ku rupfu? Ntabwo yagiraga ubwoba bw'urupfu, kuko yambwiye ko uwizeye wese azahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Ambwira n'ijambo ryo kwizera, kuko yakunda kumbwira ati wizere, kuko hari igihe twaga tuganira nyine ngiye gukora nk'ikintu ndimo gushidikanya, akambwira ati wo izere gusa. Nkakunda icyo kintu ambwira. Twakunda gusoma ijambo ry'Imana tukaganira, nkazana ijambo ry'Imana nakazana irindi, tukajya nko muri debate nyine tukariganiraho, kandi tukavamo tumva tumeze neza, tukaririmba, agacuranga. Twabaga dufite nk'ibitaramo hano imuhira, twumvaga tuguwe neza. Ndahamya ntashidikanya yuko ni umwizera kandi yuko yatabarutse neza. Amen. Ikindi kintu kizaranga abizera, wenda abantu badukurikiye babyumve, umuntu w'Imana, umwizera wizera Yesu Kristo, ntabwo gutabaruka kwe cyangwa se gusezera muri iyi si bimugora mu mubiri, ntabwo bimugora, asinzira nk'abakiranutsi, ntabwo akora bya bindi wenda gusamba kugira uti, ahubwo asinzira nk'abakiranutsi, sibyo Innocent? Asinzira nk'abakiranutsi. Niyo umureba asinziriye no kuba zandeba ngiye nshima Imana ko iyo umaze kwizera Yesu Kristo ugira ibyiringiro bizima, kuko ubuzi aho uri. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo nahawe ubugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu, ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Iyo umuntu afite Kristo afite ubugingo, usingira ayo makuru ugahamanya nayo utibeshyera, uba warageze muri Kristo Yesu. So Gisele ari muri Kristo Yesu, ari mu gituza cya Data, ari mu gituza cya Data. Gisele rero ansigiye urwibutso rukomeye cyane. Twaganiraga wenda hari ibintu ngiye kwibutsa Innocent. Hari igihe kimwe twari muri hoteli, hari ibirori byari birimo biraberamo, biba ngombwa yuko twari tumaze igihe tutabonana. Arambwira ati duhure hanze, kuko yari yicaranye na Innocent. Yarasohotse aza hanze, twari muri Baoba, hari ibirori byarimo, ari kumwe n'umutware we. Turasohoka, arambwira ko nakubuze, kutakinyohereza ijambo ry'Imana ngo tuganire, ko hari imirongo nkohereza kutakinsobanura. Turaganira, icyo gihe arongera asubiramo. Ari muri Tanzania yarampamagaye, tuvugana kuri video call nk'amasaha 4, tuganira, ambwira affaire yajemo zose, turaganira byose. Ambwira ati nsengera ibyerekeranye na visa n'ibizami yari arimo byose. Turasenga kuri telefone, araririmba, numva tugize ibihe bidasanzwe. So Joe, navuga ko n'umukiranutsi, n'uwera w'Imana, usanze papa we. Amen. Usanze papa we. Gisele asinziriye nk'abakiranutsi, ntabwo yapfuye. Gisele arasinziriye, kandi ndahamya neza yuko arimo aratukurikira, arimo aranatureba. So tugira ibyo byiringiro, kandi ibyo byiringiro bizima. Biravuga ngo nuko rero abari muri Kristo ntateka bazacirwaho. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngira ngo ni amagambo akomeza guhumuriza Innocent, ariko kandi akora n'ivugabutumwa mu ko basigaye. Ubundi urupfu rw'umukiranutsi Isa dusoza, ni iki rwagombye kwigisha abasigaye? Urupfu rw'umukiranutsi, isomo rya mbere ryakagombye guha abasigaye ni uburyo atashye cyangwa uburyo asinziriye. N'umuntu nabana n'umuntu ntazite kuko bamenyanye, ahubwo azite kuko batandukanye. Ese dutandukanye gute? Iyo habayemo break up dutandukanye gute? Kuki hajemo akagahuye? Kuki? Akenshi mu gutaha k'umuntu niho umenya umuntu. So ubihamya cyane ni uwari wegeranye nawe, ni Soso, ni umutware we waje kumureba aho yari ari aho ngaho muri douche, ni umutware we na Soso bagiye bamwambika, baramurebaga. Bongira ngo hari uko bamubonaga. Uramureba umuntu w'Imana. Isomo rya mbere ni uburyo atashye ari umuntu
usazanye Kristo, utahanye Kristo. Ejo nari kuvuga ku musaza witwa Izira Mpyisi, vuga nti umusaza usazanye Kristo, avuga Kristo. Abana be bafite imyaka ya za 70 nibo ubona bashaje, ariko wenda nabo bazi Kristo. Ariko Muzehe Mpyisi imyaka 100 arabumbura Bibiliya agasoma. Baza umusaza Kanizio, papa wawe Joel, uburyo yatashye, n'umusaza wubahaga Imana, n'umusaza watashye mu buryo butuje, ku buryo udahamya udashidikanya neza aho abagiye. Kandi urebye no mu buzima bwe rusange, wowe twakugiye dukunda kuganira Joel, uravuga ati data yatubwiraga gutya dutaramye akatuganiriza, wumvaga nawe ari umusaza udafite ubwoba bwo gutaha, aza aho agiye neza. So ikintu cyakagombye kutwigisha cya mbere ni ukuba tuzi aho tugiye, cyangwa se kuba dufite ibyo byiringiro tubigira turi mu isi y'abazima. Ibyiringiro byo kuzabona Imana tubigira turi mu isi y'abazima. Kuko biravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Ayo makuru rero yo kuririmba, ari turirimba twumva, iyo abashije guhura n'ubuzima bwawe ukabyumva muri wowe ko kutibeshyira, ubasha gutangira gusabana na so mu ijuru, ubasha gutangira gusabana na data, kandi umwuka wera agatangira kukwigisha uri mu isi. Narindire yuko Joel aza kundondora, narindire ko kanaka, ahubwo umwuka wera akambwira ati ariko Isa nawe gutya, nawe koko ihangane ko sori ibi, ugatangira kugendana n'umwuka wera ukiri mu isi y'abazima. Amen. So navuga ko ikindi byakagombye kutwigisha ku bana. Hari umuntu ushobora gutabaruka tukabura rwose n'abantu baza kumushyingura, ariko iyo wabanye neza nanone urupfu rw'umukiranutsi nivuga butumwa rikomeye cyane. Abakozi b'Imana baba bari aho. Soso waza hano Soso, ngira ngo Soso ni umwe mu bantu, ni umwe mu bo Gisele yasengeye, abasengeye buzura umwuka wera, kandi ni mukuru we. Waduha ubuhamya ukuriye. Murakoze. Natinze kubajoyininga kubera ko ni mwe mwari mugezweho. Ejo nibwo naganirije Isa, ndi kumubwira, turi kuganira ku buzima bwa Gisele, ambwira ko ari we wamubatije mu mwuka wera, nanjye ndi kumubwira ati nanjye niwe wambatije mu mwuka wera. Yanyigishije ijambo rikomeye cyane, kumenya Imana, gusobanukirwa ijambo ry'Imana, tukagendera ku idini. Idini rituma twanga abantu, ngo ntiduhuje, ngo aba basengera aha basengera aha. Icyo yaharaniraga nuko tumenya ijambo ry'Imana, tukaryizera, tukarikurikira, tugakunda Imana. Muri ubwo buryo nibwo yambatije mu mwuka wera, ko tukiri Uganda nibwo twasenze, batwishe ku bintu by'umwuka wera, numva ndafashijwe. Uhita wuzura mwuka we. Gisele niwe wanyongwe, niwe wagusengeye cyangwa wakusobetse mu icyo kidendezi. Barambwira ati biraryoha. Wow. Kundi Imana ni byiza, kandi yagiye aheza. Tuzamusangayo. Ngo hari inzozi Isa yigeze atubwira. Rero Isa urukume bukira. Yigeze atubwira ngo hari inzozi wavuze ngo abantu bari kukubwira, zimeze gute? Yana bari kugira amayereko, abo na Gisele ari ahantu heza. Wow. Ngira ngo ni ibintu byiza. Noneho hari ikindi kintu nakunze. Narebye interview Soso yatanze, mwagiranye mu kiganiro cya mbere, ngira ngo niwe wari utanze iyo breaking news ku buryo bwa social media. Tunashimira cyane iyobokamana yatanze amakuru, yagiye iba muri ibi bikorwa cyane byo guherekeza Gisele, ariko kandi biari byiza ko abantu baba informe. Hari nk'amakuru atanze, abantu benshi bari bafite urujijo ngo bivugwa gutya na gutya. Soso ngira ngo yakuye abantu mu rujijo, ariko ikintu nashimye, Soso yarahagaze, ubona ko afite gushira amanga, atangaza ibyerekeranye n'iyi nkuru uko byagenze, uko umukiranutsi w'Imana yasinziriye, kandi ubona afite gushira amanga. Ngira ngo n'ubu ngubu urabona arakomeye, ntashidikanya aho agiye. Amen. Ngira ngo nyine baramushimiye. Hari abandi bantu bari iruhande rw'aba bantu, ikintu gitumye bazana muri iyi frame ho gatoya, ndagira ngo mumfashe. Harimo uyu nguyu ari mu itsinda ryaririmbanaga na Gisele Precious. Ndabona hari na Claudine nawe ari mu iryo tsinda. Noneho mukiraho rero tugana ku musozo, ndashaka yuko mundirimbira, ubwo no kuririmbira abantu, cyangwa muririmbira Inosa karirimbo cyangwa ikorasi ivuga ngo tuzabona batubanjirije
iyo n'akandi umwuka wera yabayobora. Ubundi turaza tugana ku musozo. Tuzabona batubanjirije iyo tuzabona batubanjirije iyo tuzabona batubanjirije iyo tuzabona batubanjirije, tuzabona za ntwari zasoje urugendo, abapfuye bizeye tuzababona batubanjirije, tuzababona na Gisele tuzamubona, tuzahurira mu gitaramo nukuri nta gushidikanya tuzamubona, tuzababona intwari zanesheje urupfu tuzazibona, haleluya nukuri nimwizere tuzababona nta kabuza umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wamesheje ubugingo budashira, ndashima Yesu wawubambweho. Umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wamesheje ubugingo budashira, ndashima Yesu wawubambweho. Umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wamesheje ubugingo budashira, ndashima Yesu wawubambweho. Umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wamesheje ubugingo budashira, ndashima Yesu wawubambweho. Tuzaririmba n'indirimbo y'umwana w'intama wanesheje, tuzaririmba n'indirimbo y'umwana w'intama wanesheje, tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama wanesheje, tuzaririmba n'indirimbo y'umwana w'intama, mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi
banesheje isi na satani ndetse mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi banesheje isi na satani ndetse tuzazamura ibendera n'umwana w'intama tuzazamura ibendera n'umwana w'intama mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mu ijuru mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje Mana ishimwe Ngosha gerageza naramutse nibaza aho byavuye naramutse nibaza aho byavuye mu miraba myinshi idashira ibisubizo byabuze abo nizeraga ko bashobora abo nabo bari bananiwe inzira yari ubutayu gusa nabuze n'amazi yo kunywa byavuye mu mbaraga z'amasengesho byavuye mu mbaraga z'amasengesho mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire igahinduka ibibaya harimo ubutunzi bwimbitse umwanzi nawe yarashobewe mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire igahinduka ibibaya harimo ubutunzi bwimbitse umwanzi nawe yarashobewe imbaraga z'amasengesho turi kumwe n'umukozi w'Imana twazanye kubasura reka turimo tugana ku musozo gusengera Imana asengere n'abantu basabira umugisha yitwa Olivier no umushumba mukuru w'itorero harya ni ririye pastor Blessing Pentecote niwe rero twari kumwe nawe yari yaraje gutabara nyine twenda gusubira i Kigali rero tunyura ahangaha reka umusengera Imana kugira ngo imukomeze kandi unasabire abantu bose bagize uruhare muri uyu muhango kugira ngo ugende neza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu.
Murakoze cyane, twibutsa n'abandi aho baherereye hose basenga Imana ikumva ko bakwita kwisengesho. Uyu muntu akeneye isengesho, akeneye gusurwa, akeneye kuganirizwa. Bibiliya iravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Uyu muvandimwe rero akeneye abantu bamuha hafi, akeneye abanyamasengesho bamusengera, ariko kandi no gusengera uyu mwana usigaye, kugira ngo Imana irusheho kumurinda no kumuba hafi. Ni akazi gakomeye uyu mupapa asigaranye ko kurera uyu mwana ukiri muri kuveze, ngira ngo ni akazi katoroshye. Akeneye ubufasha bw'amasengesho, ariko ababyeyi badukurikiye barabyumva cyane. Ndizera ko abantu badukurikiye hano bazagerageza gusenga ndetse no kukuba hafi natwe twese. Reka rero dusenga Imana, dusengere umuryango, dusengere n'abantu bose bagize uruhare kugira ngo uyu muhango ugende neza wo guherekeza umukozi w'Imana Gisele. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana izi byose, uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Dusengeye buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo uyu mushiki wacu aherekezwe neza. Haleluya, haleluya. Tumusabiye umugisha, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'igihugu, tubasabiye umugisha. Mugisha w'Imana babeho, baturutse imigabane itandukanye y'igihugu, baza gushigikira ndetse no guherekeza uyu mushiki wacu, baha umugisha. Ariko by'umwihariko dusengeye uriya mwana wasigaye, kugira ngo ukomeze umurinde, ukomeze umuhagarareho, mbaraga z'Imana zikomeze zimutwikire. Mwami, umwonse aho umubyeyi we yakamwonkeje, amashereka yo mu gihugu cyera cyo mu ijuru ayoboka uriya mwana, kandi uha imbaraga uyu papa w'umwana usigaye, muha imbaraga zo gukomera, muha imbaraga zivuye ahera, umutwikirize ikiganza cyawe, umuhe ihumure, kuko ari wowe nyiri ihumure. Muhe guhumurizwa, muhe imbaraga no gukomera. Mwami, umuhereze ibyo akwiriye kubona. Urakoze rero, ngaho umugisha buri muntu wese wabaye mu iki gikorwa, ariko cyane cyane uhe n'umugisha Iyobokamana TV yakomeje kugaragariza abatuye isi bagakurikira uyu muhango online. Uyihe umugisha iyi televiziyo n'umuyobozi wayo. Dushimiye ukore ibirenze cyane ibyo dutekereza, kuko uri Imana nyiribihe. Urakoze kumvishe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze.